Bakunzi rero b'Umunara TV nk'uko musanzwe mubimenyereye tugenda tubazanira agashya, ariko kuri uyu munsi tugiye kubereka ukuntu umuntu avana umutobe mu bitoki. Mu kinyarwanda gisesuye ni uburyo twenga cyangwa se batunganyamo umutobe bawukuye mu bitoki, ukaba wawutaramwo inzoga, ariko inzoga z'ibitoki ukaba wawukoramo ji ariyo twita umutobe ku buryo bwiza kandi mu buryo butahenze. Gusa bifite itandukaniro n'ukuntu byari bimeze kera, ko kera mu cyaro umuntu yacaga ibitoki ari byinshi akabimaza iminsi nk'itatu atarabitara kugira ngo bihonge, cyangwa se iminsi ine akabitara iminsi itatu cyangwa ine, hagati y'iminsi ine n'itanu yamara kubitara akajya yabona kubitonora, kubitarura, icyo bitaga kubikura mu rwina cyangwa se mu ntabo, abenshi niko babyita, hanyuma ukabishyira mu umuvure ukoze mu giti ufukuye, wafukujwe n'utwuma twabugenewe, ariko ukaba ari umuvure munini. Bikaba ari ibyo bikoresho bya gakondo bakoreshaga kera, ndetse n'uyu munsi hamwe na hamwe barabikoresha. Ariko kuri ubu uko insina zigenda zirushaho kugenda ziba nke, cyangwa se abantu barushaho kugenda bitabira guhinga insina ziribwa zikiri mbisi, nako mubabare zitetse, zikoreshwa mu biryo bisanzwe bidatetswe, ahubwo ari ukukoramo ibyo kurya bitetse. Usanga insina zivamwo umutobe zigenda zirushaho kugenda ziba nke cyangwa se zicika. Ibyo rero bikaba bishobora kuba ikibazo ku bantu bakunda umutobe, ariko ngiye kukwereka ntuzicwe n'inyota, ntuzicwe no gushaka umutobe, kandi ufite n'amasera 3 ushobora kwitegura. Dore uko wategurira rero umutobe mu isafuriya isanzwe, nk'uko n'ubundi abandi babigenza bawutegurira mu muvure. Nawe ushobora kubikora, ukabikora ufashe igitoki cyahiye ukagitonorera mu isafuriya, wamara kugitonorera mu isafuriya ukazana inshinge, ni ubwatsi bita inshinge buboneka cyane cyane mu mashyamba cyangwa ku misozi, warangiza ugategura neza umutobe wawe ukoresheje ibiganza, nta kindi kintu, nta yindi poroduwi shimike ushyizemo, nta bundi buhanga. Ni ugufata inshinge zawe ukazishyira mu bitoki, ari inshinge nyinshi ariko nanone zituzuye isafuriya, nk'uko uri bubone ndi bugende mbikora. Ahangaha ushobora kuhigira kuba wategura ji y'umuneke cyangwa ji y'igitoki gihiye, cyangwa se umutobe, kwenga umutobe nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu magambo yacu ya Kinyarwanda. Uburyo ushobora kubikora, ugakora umutobe uryoshye neza kandi mu gihe gito cyane. Muri make, iyo umuntu amaze gutegura umutobe, iyo igitoki kimaze kureta, ikintu kizakubwira ko iki gitoki wateguye n'ubwatsi bwawe urimo wenga ukoresheje intoki zawe ari igitoki kiri buze kuzana umutobe, cyangwa kitari buteme nk'uko tubizi ko hari ibitema. Nuko iyo utangiye kubona hajemo agafuro, kari agafuro k'umweru kameze nk'agasabune ka omo, cyangwa se nako agafuro ka omo, cyangwa se agafuro k'isabune isanzwe, ariko gasa neza, gasa umweru weruye, uhita umenya neza ko igitoki cyawe cyangwa se umuteguro wawe w'umutobe w'igitoki urimo kugenda neza. Iyo umaze uko ukomeza kugenda ukanda n'intoki, niko za shinge zibasha gufata cya gitoki ikagenda icyegeranya kugeza ubwo havuyemo umutobe. Hanyuma icyo twakwita igikatsi, icyo twakwita twa tuntu twasigaye, tugasigara mu inshinge, nk'uko hano ugiye kubireba cyangwa se urimo ubibona. Ikindi
nuko iyo umaze kwenga umutobe havamo umutobe, havamo ji y'umwimerere itavangiye, hanyuma muri ya ji yavuyemo ushobora gufata 1/2 cy'iya ji cyangwa se umutobe amazi angana nk'uwo mutobe wavuyemo ukavangira. Iyo ushaka umutobe uryoshye cyane ufata 1/2 cy'amazi kingana na wa mutobe. Fata ingano ingana na wa mutobe uvuyemo ukadivizamo kabiri, ubwo ndavuga amazi 1/2 cy'amazi ugereranyije n'umutobe wavuyemo, ugahita ko usukanamo mu gihe ukiri kwenga iyo umaze kubona wa mutobe. Cyangwa se hari abawukuramo, bamara kuwukuramo bagafata ya mazi bagasubiza mu gikatsi bakenga kugeza ubwo umutobe ufashe ya mazi afashe neza. Rero ngayo nguko hari n'umunyamakuru ugiye kujya agaragaza neza uburyo uyu mutobe uri butegurwe. Ntimujye kure, uyu ni Umunara TV, njyewe ndi Badi umunyamakuru wa Umunara TV. Murakoze. rwari ruriho abana bakarya imineke, abaturanyi bakaza kuvumba umutobe, ugasanga mu by'ukuri nta kibazo. Twengaga turi abantu batari munsi ya batatu, twengaga tutari munsi y'abantu batatu mu muvure munini. Tukaba dufite icyo bita ubutanda. Ubutanda ni akantu navuga gakoze mu giti, mu duti twishi ariko turi mu rugero rumwe, dukoresha dukamura. Ariko kuri ubu urabona ko ndi gukamuza intoki. Kubera iki? Ntabwo nashyira ubutanda kuri aka gasafuriya kahita gaturika. Kubera iki rero? Izo ni ingaruka zo kuba urutoki rwarabaye ruke. Rwarabaye ruke, abantu babaye benshi, aho twahingaga urutoki abana barahubatse. Ubu ngiye mfite abana 18. Abana 18, aho nari mfite udusina hose bagiye baduhingamo. Abana ndatubagabanya. Urumva afite umwana witwa Isaki, ubu ni ukuvuga ngo niwe mukuru. Urutoki rwa mbere namuhaye akabanza abararurimbuye, ararongoye. Umwana witwa Pierre mu 8 we rwose we yari yamaye n'udufaranga, muhereza kana 8 ahantu hari urutoki rwiya cyane. Mbona gatobe mvumbe ntiriwe njya muri rubanda, ariko gukanye isa rurarika hasi ngo ashaka kurongora. Arubatse arongoye nuko. Ibyo rero ni ibibazo bigenda byugariza abantu, ugasanga muri ubu by'ukuri dore nk'umperuka gatobe ndumva ari muri covid, igitoki cyahiye ari kimwe. Ubusubasha kunywa agacupa. Mwana wanjye rwose ibintu by'agacupa, ubu uracyavuga iby'agacupa. Cyakoze hano ndaza kureba ko nataramo gakeya nk'udukombe 3. Uko kari akantu buriya kamvura inzoka mwana wanjye. Ubu ndebaza rubagimande mbere sinazigiraga. Birumvikana. Ubu kubera kubura agatoki, kubera kubura akayoga gataze kumwimerere, hari ibyo njyanywe ngo bita badunda ubwonko. Uziko mwana bira bintu ndabinywa neza nkumva nicaye mu mwazi ndimo ndagenda, kandi ndi mu nzira ngenda pe. Nokuri urambwira ngo akangaka rero kanshirigorora gatuma mibi curama mana iracurama, ariko sesha ugira ngo iracurama igaherayo, icurama iminsi mike ikongera gacurano ikagaruka. Mwana urabigore bizi. Ariko mu by'ukuri turashimira ubuyobozi buri kurushaho kugenda butwigira ingamba zo gutubura ibitoki. Hari isina zaje bita za fiya. Mwana wanjye fiya ni isina utekamo ifiriti, ukayitekamo umutobe, fiya ukayirya muri umuneke. Urumva ko ni igisubizo ku bana bungubu ahangaba. Ariko reka tubaze uyu mwana wanjye urebe uyu nguyu niwe muherereza ureba ahangaba. Ubutanda urabuzi mwana? Ubutanda ntabwo ubuzi. Nukubera iki utazi ubutanda? Kubera ko ntaheruka kwenga kuva nakubyara sindenga. Buri munsi nengera hehe nkoresheje iki? Isafuriya. Umuvura urabuzi? Urumva rero ko umwana ugimuhiriza, kandi urabona afite imyaka 12. Ariko ntabwo azi umuvure. Kandi mbere narengaga mwana wanjye, narengaga nkenga. Dore uri ureba hariya n'uburiza, uriya niwo ukurikirwa n'uri. Ariko ntabwo azi ubutanda. Urabuzi? Ubutanda urabuzi? Ntabwo uzi umuvure. Umuvure wabubonye kwa nyogokuru harya yari yaragiye kwa nyogokuru iwacu abona umuvure. Ariko ubutanda nabwo arabuzi, nuko atabusobanukiwe. Ni ka kantu bashyiraga ku muvure bagakamura. Murabyumva?
rero wa mubyeyi we nicyo kibazo twagiye duhura nacyo ariko nyine nk'aka gatobe ubu ngubu ngiye gutumira abantu bangana nk'abita umwana haze tugasangire kuko abantu benshi bafite amerwe ntabwo wabiheruka mbere twateguzaga icyo bita umubirikira tugashyiramo ibyatsi ariko kubera ko wabaga ari umutobe mwinshi mwana wanjye twarengaga tukenga amajerekani 12 y'umutobe tukazasaruramo amajerekani 11 10 y'inzoga ariko urabona ko ubu ngubu nsaruye akajagi warahuritse kuvuga ngo umutobe wabaye icyayi dusigaye tuwuyunguruza akayungiriza ni ibibazo ntabwo byoroshye ubwo rero izo ni ingaruka zo kuba isi yacu iri kugenda isaza abantu babaye benshi mbere wasangaga abantu mu mudugudu cyo bitaga umudugudu babyitaga nyumba kumi urumva nyumba kumi ayoboye ahantu hari abantu 15 urumva ubu se aka gatobe n'aba bana bose ufite karabamarira iki aba bana banjye rero ntabwo bagira umurumba mwinshi guhumurirwa gusa ubu ndajya muhereza mubwira ati nkwaye hurute bazi ko ibi ngibi ngo ari yahurute bazi ko ari yahurute umwe yajyaga ngamubwira gusa mama ngo ese papa ngo yahurute ngo nuko bayikora mwana wa ibi urabizi ibi babyita ibitende sibyo ni ibitendo ibi rero twebwe twagiraga gutya tukaba turagafashe tugatamiye bunguri tukakariramo tukakarya tukakanyunyuza twarangiza tukagacira ariko mwebwe bana banjye ni ukuvuga ngo ibi sinzi ko amateka ahatuganisha n'icyerekezo turi kwerekeramo hanyuma biragenda biba byangerere rwose pe ubwiza ukuri ngayo nguko umunyamakuru nayo ngayo nayo nari ifite umutobe wanjye wose inkuguha icyari gikuze nyine gufata amakuru iranje ijyanayo ariko mwebwe bana banjye ni ukuvuga ngo ibi sinzi ko amateka ahatuganisha n'icyerekezo turi kwerekeramo hanyuma biragenda biba byangerere rwose pe ubwiza ukuri ngayo nguko umunyamakuru nayo ngayo nayo nari ifite umutobe wanjye wose inkuguha icyari gikuze nyine gufata amakuru iranje ijyanayo